Nshuti bakunzi b'ikinamico mwiriwe, murasuhuzwa na Umwizasumta. Uyu mugoroba itorero Indemezo rya Energy Radio ryabateguriye umukino witwa Ibyawe ntaho bijya, wanditswe na Irankunda Fidèle. Muri uyu mukino tugiye kumva umukobwa Solange wabayeho mu buzima bwo kwiyandarika ariko nyuma agafata umwanzuro wo kubireka burundu ndetse no guhinduka. Nyamara yahoranaga ipfunwe ryayo mateka mabi yamuranze mu bihe byashize. Ku rundi ruhande ariko zimwe mu nshuti ze nazo ntizari zimworoheye kuko zahoraga zimuciraho iteka. Nyuma yaje kubona umusore Munyaneza maze yiyemeza kumukunda atitaye kuri aho hashize he, maze Matilde inshuti ye magara imwe yahoraga imuhoza ku nkeke igashaka kumwicira ubukwe, nyamara urukundo rugatsinda. N'abatindiye nimukurikira umukino. Uko Matilde ntacyo bintu warebe ese kubifashe nawe ngiye ntabwo nabona umukecuru wikoreye ngo umuco ariko Solange ko twese tukuze impuhwe ari nk'izabihehe bihehe turakuzi rwose impuhwe zawe ni nk'izabihehe zibarirwa ku mashyi. Uriya mukecuru amwakira uramuzi? Uramuzi nyine cyangwa ushaka ngo nimugera hari imbere umwambura ibintu by'ubundi wiyirukira? Ariko nawe Matesta ntukagabye pe. Solange yarahindutse cyane, ntabwo gisamba imico mibi yose muzi yarayiretse rwose. Ngiye mbona yarahindutse cyane pe. Cyane nsigaye mbona n'ukuri ko Imana Solange yarahindutse. Niba wowe utabibona simbizi. Rata Solange niba ushaka kumwakira umwakire pe, ariko ntabwo tugutegereza dore burishe. Turakomeza dutahe n'ubundi we wamenyereye kugenda amajoro ntacyo bigutwaye. Rero ntabwo twe twakwishinga. Nta kibazo, nimugende rwose Marceline, nimugende pe. Gusa nyine akantu Matilde abavuze ntabwo kaba kanshimisha. None se si ukuri? Ariko nawe ukwiye kumenya impinduka zo muntu. Nyine nimutuze mbabaze muri abakobwa. Niba umuntu yarahoze ari igisambo bisobanuye ko ahorera igisambo adashobora no guhinduka n'umunsi wa rimwe. Njye nemera ko umuntu yahinduka. Ndabyemera nigeze kwiba. Yewe ndasambana, nywa n'ibiyobyabwenge, ariko ndashaka guhinduka. Ese ubundi mwakabaye mumfasha no guhinduka? Arata Solange ndagushyigikiye pe. Yewe rwose narabitangiye Matilde, ntujye unshira urubanza. Sibyo? Umva mukecuru, reka kugira ubwoba azana nkwakire, ntabwo rwose ndi bubikwibe. Uzi ko mwari mutumye uriya mukecuru agira ubwoba akaba yaratangiye kundeba nabi we. Ako siko nanjye nabonaga atangiye kugira ubwoba. Babwire akabaye icwende niko. Muko twese turakuzi iwacu ntawe wabeshya. Nuko uyise ugenda ngo ngusomere. Ahubwo se Marceline, buriya koko uko yivugisha ngo ngaragerageza guhinduka, uziko hari umuntu uzibagirwa inda yakuyemo n'abana bose amarira muri wese. Ariko nyamara kuba umuntu yarakoze ibyaha runaka ntabwo bikuraho no kwihana. Arahinduka pe. Matilde reka nkubwire, arahinduka rwose akaba umuntu muzima nk'abandi bose. Nukuri ngenda bizi, nabonye abandi benshi bagenda bahinduka. Reka nkubwize ukuri, Solange we ntabyo ateze. Ubu se ngo tuvuge ko Solange Solange ateze kuzabona umugabane mu gace k'iwacu. Kubera iki? Yego nyine ntabwo mbizi ko yanamubona kandi akubaka. Yamubona pe. Nta muhungu wamurambagiza rwose, kuko byose barabizi, bose baza amabi. Keretse nagira amahirwe urukumva akaza nk'umusore utamuzi, ariko nawe yesha ntibamarana kabiri, kuko inkuru yuko yakuyemo inda rwose hani nawe bahita bayimubwira, kandi nta musore wakwemera kubana n'umukobwa wakuyemo inda. Reka nkubwire, ibyo byo nta gitekerezo mbifiteho. Gusa icyo nzi cyo Solange ntabwo ari kubeshya pe. Ndiyo mubonye muri iyi minsi mbona ari kugenda ahinduka pe, kandi n'ukuri uzabibona. Solange w'umwaka ushize atandukanye na Solange w'uyu munsi rwose. Ubonye ko yibwirije akakira umukecuru atanazi. Solange nyamara ari kugerageza guhinduka. Solange ahinduka? Reka ntabyo guhinduka sha. Ingeso yo munepfa na nyirayo aruko apfuye. We nukubyumva, ariko nyamara ndiwe nizera ko umuntu ashobora guhinduka. Ese ubwo nubona ahindutse uzabigenza ute? Ngo iki umuntu uzarahinduka azahinduka ari uko yapfuye. Aha.
kibazo mukecuru, nta kibazo pe, kandi namwe ni ukuri mwakoze rwose, umutima wanjye uranezerewe, naho ubundi se kubatwaza. Ngaho rero mugire ijoro ryiza. Mana we, Mana igira neza, Mana y'Abanyarwanda, mbega umukecuru w'umukire. Naje mwikorereye agapaniye nibwira ko ari umukene, naho atamura urupangu rungana gutya. Ye baba we, niyo najya nibera ahangaha ku irembo, wenda ntibanyinjize mu nzu yabo. Uyu mukecuru ni umukire, ni umukire, wumve ngo ni umukire, ariko nta n'uwabimukekera, ni ukuri. Yewe kansohoka muri urupangu rw'abandi ngende dore bunyiriyeho, kandi nari nariyemeje ko nazongera no gutaha nijoro, none ndebera ni ukuri, ahubwo si urugo barufungura bati koko. Ubu ndabizi ningera mu rugo bahita bagira ngo mvuye mu buraya nk'ibisanzwe, ubu ntibazi ko nahindutse. Ubu ndamutse nanagiriye ikibazo mu nzira ndi gutaha, nta n'uwo natera impuhwe, bose bagira ngo nari mvuye mu basore. Niba ari ikintu kizangora kikangora, ni ukwemeza abantu ko nahindutse pe, bitewe n'imico nari mfite mbere. Ubundi uru rupangu rwo iki kintu barasunika. Ewe ahubwo se nawoze mvuga ubundi hano ndahava nti wa mukecuru wuniyinjiye no mu nzu ndarufungura. Ewe umuntu ntaburi kimukerereza koko, niko ndasohokane kansunika hari. Amai wajya nibuye kanu ndaterura se ndasu. Umva wowe ugenda uriya ntabwo ari umuntu. Umva wari kujya, wambabarira rwose ukankingura urugi nkasohoka nkataha koko, wambabarira, babarira. Yego mwiriwe, umva wambabariye ukamfungura urugi rwanyu korwa. Ngwino mfashe mbabarira. Byanze biranshimishije kuba rwanakunaniye. Ngo ngwiki nsohotse nirukanka nzi ko nsanga maze kurenga, bituma ntabona uwo mukobwa mama mbwiye ko yaje amutwaje. Mbabarira, ni byiza umfungurira, mbabarira bunyiriho ndashaka gutaha, wamfungurira uru rugi. Bakanda gutya rukifungura gute? Naha ngaha bakanda kandi urebe gutya se. Aha komana we, wakanda se vuba vuba. None usanze nakubeshaga koko, ubona bitahise bikunda. Umva byashaka bikanturikana, ubundi se mfuye byaba bitwaye iki? Umva muramuke nagiye. Ego komana ya nagiye, urugi rubaye rugifunguka uhita usohoka wirukanka, habe nibura no kumpa umukono koko, nibura ngo nanshimire kuba nkweretse uko barufungura. Ndi kwihuta yewe mbabarira, ibyo sinabibonera umwanya, ariko wakoze cyane rwose. Ngaho se reka nguherekeze mugeze imbere nkuko nawe waje werekeje mama wanjye. Ihuta rero, ndi kwihuta cyangwa usigare nabwo nta kibazo, ntabwo nakugaya rwose ngo ntabwo wamperekeje. Ariko se mu by'ukuri uri kwirukanswa n'iki? Niko waretse ko nitubona na moto ndayundi wigutegere, urinze wikubita hasi. Oya da, ngo nikubita hasi ngewe Solange se, amajoro ndayamenyereye rwose, amajoro ndayamenyereye rwose pe. Ahubwo umva ndeka usigare rwose. Wagiye witonze agara nkubwira, uri kunyerereza, usigara uri kunyerereza bati. Reka ngureke n'ubundi nyine ntabwo nakomeza kukwirukanka inyuma. Hasa kiri ikiganza nibura nagushimire ko waherekeje mama wawe. Akira ndakiguhera hano nta kibazo, nta kibazo, reka kuba namuherekeje, akira rwose. Agataho rero nitwa Munyaneza Celestin, mu rugo ni hariya wabonye. Sawa ngaho ndekura ngende. Reka ngende. Ugende? Nose uragiye utanyibwiye. Mbabarira unyibwire n'ukurumbwire n'iwanyu, nibura tutazahura nkagutambukaho wagiriye neza mama wawe. Yewe nikuze Solange, murugo aho ndumva kuhamenya atari ngombwa, ngaho ndekura akaboko ngendere. Kose wabaye uretse ndekura akaboko ngende, ariko se wandekuye nkitahira koko. Ntabwo nakure kutambwira iwanyu, ariko se waretse nkitahira. Burya ukuntu ufite n'intoki zorohereza. Oya ariko oya we, reka nitahire n'ukuri. Umva Solange. Yego karama. Ntakubeshye. Ni nk'Imana ikuyoboye iwacu.
si ukukubeshya kuba wakiriye mama umbyara umutwaro ukamugeza hano byanyeretse ko uri umukobwa w'umutima ndetse n'ikirenzeho uri mwiza pe uri mwiza ufite uburanga ni ukuri nagukunze mbwira iwanyu nibura nzagusura sibyo mbabarira ni ukuri Sorasi ngo umukobwa w'umutima uransekeje wowe ntabwo nzi niyo mpamvu sha ese ndabeshye erega muri iki gihe kubona umukobwa mwiza nkawe wibwiriza akakira umukecuru atazi akamuherekeza pe biragoye ikindi kandi Sora urikiza umusura ni ukuri basi mbwira iwanyu umva nkubwire iby'uko ndi mwiza ku mubiri ibyo wenda ntabwo nabihakana ariko ibyo kuba mwiza ku mutima rwose byo wibeshye oya hose uri mwiza pe munyane icecekera we ntabwo uzahahise hanjye iyo abuhazi ntiwakavuze ko ndi umukobwa mwiza Sora nigera gatoya hafi nabwiza ngana reka kurira Sora kuyisurira nabwiza ngana ngaho basi mbwira iwanyu nture kutahe n'ukuri niba ngukoresheje mbabarira iwacu yore ntabwo ari ngombwa ko amenya wicaye aho ngaho kuri ako gake oya bayi kandi uramutse uramutse neza Sora ndeka nawe Solange ariko ndeka nawe Sora wambabariye ukambwira iwanyu basi urakoze kunkomeretsa nta kindi reka aragiye ariko hari ibintu nibaza hari ibintu mbese nibaza rwose uyu mukobwa ko ari mwiza ko agaragara nk'aho afite byinshi bimuremereye koko uko biri kose ibi bifite aho bihuriye n'ibyo mama ageze hano ambwira kuko ngo yaje afite ubwoba bw'uyu mukobwa yumvise ngo bagenzi be bavuga ngo ni umujura oya reka mbyutse Pierre amukurikire uyu mukobwa nubwo yaba ari umujura ariko sinamuvirira n'ukuntu yerekeje mama wanjye mu by'umwihariko akamuherekeza muri iri joro ntabwo natuma agenda wenyine rwose kandi mfite imodoka umva Pierre ni ikimani kurimo ku nkango umva byuko ufate ko ntacyo uzana imodoka ukurikira umukobwa uvuye hano ubuhere ifite umugezi wabo wese uko icyo utamutwaye kira vuba ariko uko icyo utamutwaye njye ntabwo yari kubyemera kuko nabonye asa n'umufungamutwe rwose haguruka vuba haguruka umfashe rwose kandi nzi neza ko uri bumugeze mu ariko nawe wari bumutware da oya kandi nuhamenya uzansubizayo uzajye kuhanyereka sawa reka mbyuke brother ahubwo se ntabwo aragera kurihuta ariko ahubwo se ndamenya ko ku muhanda harimo abantu benshi uramumenya aracyari hafi yambaye ijipo ndende y'agapira isa n'ubururu n'igitambaro cy'umuhondo mu mutwe kirarabagirana urahita umwibwira rwose n'umubona yambaye n'agatisheti k'umweru uramwibwira ni muremure kandi ni mwiza cyane aho nyine reka ngende ariko nkuye mu bitotsi ntutuma amenya ko tuziranye ahita amenya ko ari ngewe umutumye wowe numugeraho uparika imodoka ubwire kuri kujya mu nzira ari kujyamo umuheri ifite ngaho sawa mpereza iyo kontaki ngende akira hariyo ngo none yaretse uburaya barakubeshye ntiyabureka ewe ariko se ko kuba Solange yariyandarikaga byaterwaga na mukase wajyaga amugurisha ku bagabo bakamwishyura ugira ngo Solange we yabikoraga bishaka kari agahato ka mukase wabonye mukase akimara gupfa ko atahise abireka Solange yahise afata umwanzuro wo kubireka utazongera kubindara nakubwiye ngo akabaye icwende ntikoga niyo koze ntikanoga Solange biriya yivugishwa byari iby'igihe gito wumvise mu ijoro ryahise waba wataparitse imodoka ntabwo wumvise ko haparitse imodoka neza isi imodoka yari imucyuye ariko njye yambwiye ko ari umugiraneza wamunyuzeho ubwo yari avuye guherekeza wa mukecuru maze abonye ko bumwiriyeho amuha lift amugeza mu rugo atanamunsi ariko ibyo ni ibiki ubuvuga wowe Solange ibyo akubwiye byose urabyizera Solange ntabwo akiri indaya njye ndabizi neza uburaya n'ibiyobyabwenge yabimwishikwaga na mukazi ni ukuri Solange nawe yabikoraga atabishaka ntabwo bise ko n'ayandi Solange atashakaga kuyikuramo maze mukase akamukanga ngo natayikuramo aramwirukana
akamufata ku ngufu akayimukuriramo. aha rero menya ko uburaya bwa mukashya bumusigiye ngo bazabusigarane. aha sha ntukavuge gutyo. nuko kwimana njye ndizera ko Solange atazongera kwiyandarika nka mbere. aha ngo ntazongera ngo kugira ate reba ku marembo yabo uriya si umugabo uri kwinjirayo ahubwo si uriya mugabo aje gukora iki. aha uriya ni umukiriya da ubwo rero wongera umakanye. ahubwo si we simbona uriya musore ari wa mukire Munyaneza. ni Munyaneza wa wundi wakiza akiri muto. nanjye ndabona ari we sha. none se Munyaneza n'abaziranye na Solange mwa? none se urabona atariho yerekeje? ahubwo se we buriya baziranye bate? hanjye birantunguye ko nta n'ibirenze. rega Solange ni mwiza. nuko yahuye na mukase mubi ubundi Solange ntabwo byantangaza rwose Munyaneza amuterese. aha kuri Munyaneza ntiyakwiteza inja nka Solange. ubwo se yababuze undi mukobwa mwiza utari Solange we utari iriya ndaya. aha reba nimba atinjiye mu rugo kandi nta wundi yaba agiye kureba atari Solange kuko nta wundi muntu uriyo. ubundi agiye kugura hariya iwabo nk'aho ariho yubaka urundi ruganda. icyo nzi cyo Munyaneza boss ntiyavugisha Solange pe keretse atazi amabishya. ayazi se yayabwirwa n'iki ko adatuye inaha. reka dutegereze wasanga Solange agiye kwibonera umugabo mwiza w'umukire. ariko shahu nashima Imana. umva natanga n'ituro ry'ishimwe nkanasirimba. byanshimisha kubona Solange n'ukuntu yabayeho nabi birangiye abonye umugabo muzima. umva Solange nta mugabo azabona njye nkubwije ukuri. aha reka dutegereze tuzareba. gusa icyo nzi cyo Munyaneza aje gutereta kuko ziriya nda bafashe mu ntoki ntabwo ari iz'ubusa. umusore uje gutereta se wamuyoberwa. aha niba aje gutereta nzi ko batazamarana kabiri. reka Munyaneza azamenye ibya Solange azahita amubenga. umva ntabwo bizatinda. upfa kutazabimubwira. uzareka Solange yibereho. ubwo se urumva njye nabiceceka rika Solange yakuyemo inda ibyo nzabimubwira rwose. ntabwo Solange yantanga gushyingirwa n'ukuntu nitonze ntabwo bishoboka. ariko gushyingirwa ni umugisha we nawe rero uzategereze oya ntabwo bishoboka. sinakwemera ko Solange w'ikirara abona umugabo mbere yanjye rika ahubwo Munyaneza atinze kuva ubundi ngo nzimukoze bahita batana mwange. nyamara ibyo si byiza wa muntu. shiko sibyo n'ibiti. ntawiganira umugisha wundi. aha nige rwose Solange. wari uzi ko iwanyu ntazahamenya se? yewe birantunguye ni ukuri. uzi ko wari seriye koko? ndi seriye nyine. umva njye cyagiye warambwiye ngo uzaza kunsura iwacu ngira ngo urikinira. koko none nyuma nanyuma uraje rwose pe ntabwo nabyizeraga. ahubwo se wahamenye uti? rero wanze kuhambwira uzi ko nzahayobora. ewe urantangaje ni ukuri. umva urantangaje ukuntu hamenye pe. abakire muba muri abanyabwenge rero. ntabwo nakekaga ko ahantu nk'aha wahagera pe. nta bundi bwenge burimo ahubwo cyagiye utashye. yego wohereje umushuti wanjye ngo aza kumpera lifuti. yego rata uzi ko ari byo. nibyo rwose. nanjye nibajije ukuntu umuntu yampa lifuti hambeshya ngaranzi ngo yakoranye na mubyara wanjye kumbe ni wowe wari umwohereje. ukuntu yaje agahagarara rwose agaparika imodoka nk'umuntu nzi. umva nanjye nabitekereje ariko mbura igisubizo pe. cyakoza gusa warakoze ni ukuri yatantwara ngo ngeze hano nari kuhagera bukeye pe. narikoreraga. none se muricara tubazanira agatebe cyangwa muri mu kazi nuko mwatambukaga hano mukadusuhuza? oya ntabwo ndi gutambuka ahubwo naje kugusura. none se ego ko izo ndabo se n'iziki hari ahantu mugiye kuzitera? Solange ndakumva. mu by'ukuri mbere y'uko nicara umugari reka mubwire. yego ntuteze yombi. si ukukubeshya ubu ni ubwa kabiri tubonanye. yego ariko naragukunze. niyo mpamvu nzanye izi ndabo ngo nibura zibe ikimenyetso cy'uburyo umutima wanjye wanejejwe n'ukuntu wafashije mama wanjye ryaje urugweri yabuze umuherekeza.
njye rero nafashije mama wawe kuko buri mubyeyi wese mbonye mubona mu ishusho ya mama wanjye wapfuye. Ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kurerwa na mama mbyara, niyo mpamvu mba mvuga ntibyo ntakoreye mama nibura mbikorera abandi babyeyi bose kugira ngo mama aruhukire mu mahoro pe. Mama wanjye yapfuye ndi uruhinja rw'amezi 2. Muri make nta nubwo nzisura ye pe, uduhuye nta nubwo namumenya. Ihangane nuko ndumva ari muto. Nta kundi byagenda, narabyakiriye rwose. Gusa Sora, karame, muzagira ikibazo. Yego. Mfata mama wawe. Nagukunze rwose. Munyane, njye ntabwo ndi umuntu wo gukundwa kandi ibyo ndabizi. No, Sora. Ibyo no mu migaryo rwose ntakubeshye. Kandi rwose pe. Unyemereye. Wazanambira umugore. Ngo iki? Sora. Izo uri kwibaza ngo ni gute nahura n'umuntu rimwe ugahita umukunda. Nge byambayeho pe. Nge nari naririnze gukundana n'abakobwa. Nibwiraga ko abakobwa b'iki gihe ari abana babi. Ko nta muco nta n'ikinyabupfura bagira. Ndetse kubikundira amafaranga. Ko byaje kuko wazaga mu gutwaje mama wanjye umutwaro. Yego. Byatumye mfata umwanzuro. Ndavuga ngo umuntu wakiriye mama atamuzi. Ngomba kumukunda nitangiye itama. Ngira n'amahirwe nsanga uri mwiza. Sora. Wite ku minsi mike nsabye kukubwira ko ngukunda. Yego. Munyane, ndakumva kandi cyane. Ubwira wumva ntavunika. Ariko nanjye unyemerera unyumve. Ntabwo ndi umukobwa wo gukundwa nawe. Hari abandi bakobwa beza, subu nakubwira ngo iki? Beza pe, beza, basa neza, bakize nkawe, subu koko. Uya wajya gukundana nabo ngabo, ngiye ukandeka rwose. Nge narangiritse ntabwo ndi umukobwa. Ahazaza hanjye nahasize inyuma, nta cyerekezo cy'ubuzima mfite. Icyo ntegereje cyonyine ni ukwipfira nkava kuri iyi si. Wivuga gutyo rwose. Ndakwinginze. Ifuzo cyanjye. Ibyahise bitera umugongo kuko buri wese agira amateka ye. Yego. Niba warahemukiwe mu rukundo, wikumva ko nanjye ari uko nguko. Kumwiriye kuzaguhemukira hoya. Munyane, impamvu uri kuvuga gutyo nuko utanze. Ntabwo nzi, iyaba unzi ntabwo wari kunkunda. Sora, ntabwo nkuzi pe. Ariko ndahamya urukundo wagaragarije mama wanjye rya joro. Ese wanditse ko urwo rukundo nibura umuhati n'umurava wagaragaje muri biriya uburenganzira bwo kugukunda nirengagije amateka yawe. Ariko so ayo mateka ubundi uri guhoza mu kanwa ukakisora. Munyane, reka nkubwire. Njye navutse ndi umukobwa umwe iwabo. Ntaravuka papa wanjye yakoreraga amafaranga kandi menshi, ariko yari umusinzi kabuhariwe. Yatangiye kujya aca inyuma mama kuva ku munsi wa mbere bakibana, kuko yararaga mu kabari bakiri n'abageni. Indaya bahuriraga mu tubari zaje kugirira mama ishyari, kuko zari zitangiye kubona mama atangiye guhindura papa atakijya kuziraza mu kabari n'ahandi hose. Papa yaratangiye guhinduka, atangira gucika mu kabari. Indaya imwe bakundanaga kera atarabana na mama itangira kubura amafaranga kuko papa ariwe wajyaga yiha amafaranga yo guhaha n'ibindi byose. Ibyo byose ntabwo byatinze, papa yaje gucika mu kabari neza neza, akajya yirirwana na mama. Urukundo yemwe ari rwose. Mama aza gutwita arabyara. Papa abonye ko mama amaze kubyara, noneho urukundo yakundaga mama rurushaho kwiyongera pe, ntabwo nakubeshya. Umwanya wose yamaraga mu kabari akajya awumarana na mama. Ya ndaya imwe nyine nakubwiye byarayibabaje, birayibabaza kuko umva nta na miti nibura iturutse kwa papa yari akibona. Niko guhitiroga mama shangi ifite ukwezi kumwe. Mama yarwaye ukundi kwezi ari mu bitaro
yitaba Imana. Imana ni mu mutima wo kwihangana nkomeze nkubwire. Mama akimara gupfa, papa aho kundera yataye umutwe ngo ntiyabasha kurera uruhinja rw'amezi 2. Aramfata ajyana kwa mushiki we babaga i Kigali nyine, ngo mushiki we ajya anyitaho. Nabayeho ku myaka 2 nanjye, uwo tante nyine umutantine wanjye yahise yirukana abakozi 2 yari afite, urumva, ngo arambiwe kungaburira ntakora. Akazi k'abakozi 2 ninjye wagakoraga njyenyine, kandi ngifite imyaka 2. Nta nubwo narinzi kuvuga no kugenda, sinari mbizi. Ariko tante akantegeka guteka. Ibaza umwana w'imyaka 2 ngiye kuzuza 3 mu gikoni, reba nkaranze inyama, amavuta akantwika. Zuko kubeshya ku myaka 10 yanjye nakoraga imirimo n'imashini itakora. Umunsi umwe papa yaje kunsura kwa tante aho nabaga, asanga ni mu gikoni mfite imyaka 10. We yiyicariye muri salo, arampamagara ngo ngiye kumusuhuza. Ngize ngo nterure isafuriya y'amavuta ku mbabura, nsanga yakamye, ibiranshitse imeneka kuri mubyara wanjye wari unyicaye iruhande. Byarasakuje cyane. Tante yitabwira papa ngo ajyane shitani ye ntizamugarukire mu rugo, itazamumarira abana. Ni gutyo nasubiye iwacu ngifite imyaka 10. Ngeze mu rugo nsanga papa yarongoye yandaye imwe yangaga mama, nsanga niyo babana. Nagezeyo itari yiteze ko ndaza, birumvikana narayitunguye. Papa mubwira uko byagenze, birayibabaza cyane, ariko nyine nta kundi irabyemera, turabana. Nuko nyine natangiye kurerwa na mukadata wanyangaga, hakangana mama wanjye utarukiriho, akajya binyurira. Umva nabayeho nabi, mukadata noteza. Ariko nubwo amfataga nabi, uko nakuraga narushagaho kuba mwiza ku isura, abantu bose bakanabimbwira. Nakuze mfite igihagararo nyine cyiza, abaturanyi bose bakambonamo ishusho ya mama wapfuye. Ibyo rero byarushagaho kubabaza mukadata wari usanzwe ari indaya. Yatangiye kurya rero ancuruza, ari nabyo bishengura uyu munsi, ancuruza mu bagabo. Papa w'icyo gihe ibyo byari inzoga, yari umusinzi. Ayiwe, ntiyari yazi nuko mbayeho. Bituma mukadata ancuruza abagabo koko, bakajya baza bakansambanya, akaba ari we bishyura amafaranga. Munyane, nakubeshye ku myaka 12 yanjye nibwo natangiye gusambanywa. Abagabo bakajya bansimburanwaho buri munsi, bakishyura mukadata. Kuva kuri iyo myaka kugeza ubu, nari ngisambanwa n'abagabo, kandi n'abagabo ntanasi. Nduhutse ejo bundi ariko mukadata yishwe na sida. Ikindi kimbabaza uyu munsi, iyo mbitekerejeho nkumva nanakwiyahura. Ninda nakuyemo, nakuye mbinda nyinshi, kandi nawe ari ubinegetse kuko yarazi ko nintwita abakiriya nyine bazancika akabura amafaranga. Nifuzaga kubyara ngo wenda abagabo bazanyange nduhuka umutwaro wo gusambana nabo, ariko yarabyanze ngo yahomba. Inda zose nagiye ntwita kuko n'umugabo wese twaryamanye nta nubwo yigeze akoresha agakingirizo. Mbona urushaho kugukunda. Oya bireke rwose. Munyane, ntabwo ndi umukobwa wo gukundwa n'umusore mwiza nkawe. Uyandeka. Ntabwo ndi umukobwa we, ni byinshi nanyuzemo, narangiritse, nta buzima mfite. Karame, byonyine kumenekeye ukambwiza uko utangira amateka y'ubuzima bwawe, bituma gukunda kurushaho. Wowe nyemerera gusa, undi mwibagiza hahise. Ariko se koko Munyane,
mbwiza ukuri urakomeje cyangwa uri kubeshya njyewe nariyakiriye rwose ko nta mugabo nabona. Sora yego ukuri ndakomeje kandi niteguye kukubera umugabo mwiza uzakwibagiza ahahise. ewe sha narangiritse pe, icyo ntafite cyonyine ni sida we ntayo ndwaye, niyo mahirwe nagize. n'ejo navuye kwipimisha, icyakoze niba ubishaka sumu nakubwira ngo iki koko. Sora bikwigora gusa reka nkusabe ikintu kimwe, wongere umfate ujye kumpimisha sida turebe, kuko nanjye mpora njyeyo kubera ko ntabyizera, nubwo bambwira ngo ntabwo nanduye, ntabwo mbyizera bitewe n'abagabo bose twabonanye. basi unyemereye sinzi, ariko rwose nawe uzaze tujyane, wenda tujye n'ahandi turebe ko batambeshya. karame kandi nubwo nasanga waranduye nta cyambuza kugukunda. urakoze cyane. njye mba mbona atari gusa Solange ubanza afite imiti atera abahungu. erega Solange ni mwiza, ikindi kandi yifite n'amaraso akundwa. usibye wowe na mukase wapfuye sha ubanza nta wundi muntu umwanga. none sarusha icy'abandi bakobwa ku buryo ari w'abasore bose baba basimburanwaho nk'aho ari inzu ndangamurage baba baje gusura. ko numva biba byakubabaje. erega Solange ni mwiza, agira ubuntu, ikindi kandi Solange avuga neza. niko indaya zose zabaye, nta ndaya ndabona itagira ubuntu. ako se Matiri uzarekeraho kuvuga ryari ko Solange ari indaya? none ntabwo ariyo inaha hose ntabwo tumuzi. ibyamubayeho byose urabizi, Solange yabikoreshwaga na mukase. rero hahise he cyangwa hahiseho umuntu uwo ari we wese ntugahagarure mu hazaza he, oya atazanumva uvuga ko ari indaya bikamukomeretsa. none ko aba yigize mwiza imbere y'abari abahungu baba bamubyiganira. si mwiza bari abahungu se kuki atababwira ko yashize ari indaya, maze ndebe ko bazagumana nawe. ese wakwimenya ese hari uwagomera kumutereta azi ko neza ko ari indaya? ako Matiri iki se? iryo ni ishyari ufitiye Solange gusa cyangwa harimo n'ibindi? ariko se Mariseli ngaho nawe mbwira, abasore bose beza baza babyiganira Solange w'indaya bose bifuza kumugira umugore, kandi nanjye ndi umukobwa. ikirenzeho njye nditonda, sinigeze nk'ibiyobyabwenge nka Solange, sinigeze nsambana, sinigeze nkuramo inda. ni gute Solange yantanga kubona umugabo noneho akabana n'umugabo mwiza nka Munyaneza ngo nihangane? ariko noneho wa mukobwa we ntusanzwe, tuza ntuzi ariko ntuzi wese hari ukuntu Imana iba yaragiye haruhira inzira ze. nawe rero izawe hari uko ziharuye, ntukikanire umugisha wundi. hoya ubu nanjye nafashe icyemezo, abasore bose bazajya baza gutereta Solange nzajya mbabwira amateka ye maze ndibe ko bazagaruka. ariko noneho ndume Matiri urashya warura iki? haretse undi mwana akibera ahora. abo basore se nibamwanga uzunguka iki? ariko icyambabaza nuko bamwanga nawe ntibagukunde. nushaka uvuga ibyo ushaka, njye ntabwo Solange yashyingirwa mbere yanjye. Imana nayo ibyemeye ko Solange ntanga kubona umugabo, n'ukuntu nitonda yabikoresha ikimenyane. umuntu akitonda akifata imyaka yose akirinda gusambana ngo azaryamana n'umugabo uzamurongora kugira ngo ashimishe Imana, bikarangira indaya nka Solange rero imutanze kurongorwa, ikanarongorwa n'umugabo mwiza nka Munyaneza. iyo Mana nayo ntiyabikoresha ubutabera pe. ngaha hondi reba gutyo vuga uti ukifata imyaka yose y'ubukumi bwawe bikanarangira ubuze umugabo, indaya ikamubona kandi ikarwubaka rugakomera. Imana niyo mpamvu nyine itareba nkawe, wowe ugahera kwishyiga pe. si nk'ibyo byose mba mvuga ukanyita umusazi. njye sinzatuma Solange ntanga umugabo rero, bose nzajya mbabwira ko Solange yakuyemo inda kandi yari indaya akanwa n'urumogi, maze ndebe ko nawe atazahera kwishyiga. ariko Matiri durashya warura iki wakwicecekeye? ceceka wenda bakazabibwirwa n'abandi. ariko ntugambanire inshuti yawe. Solange urabizi neza ko ari inshuti yawe kuva kera, arakwizera. yumvise ko ari we wamugambaniye byamubabaza, yashaka akababara. njyewe bigeze ku mugabo ubucuti mbushyira hasi, ngicyo nzi cyo ntabwo Solange azantanga gushyingirwa. aha ndumva wakamejeje. ibyo nibyo nkubwiye.
¿Y usted, doctor? Ya los estoy viendo. Necesitamos que nos ayudes a entrar a la cárcel. Teresa Mendoza. Munyane, numvise na mama wabizi mwa ariko se burasa wabimubwiye? Oya sinjye wabimubwiye ahubwo mu munsi amuherekeza amwakiriye agapaniye nyine numvise bashuti ba Solange bamuserereza ngo yahoze ari indaya ngo ibiyobyabwenge mpamvu yageze mu rugo afite ubwoba ngo yarazi ko baragera mu nzira akamwambura ahubwo atungurwa no kubona amugejejeyo amahoro. Ariko disi numvise na mama wawe yarakunze uriya mukobwa. Yamukunze atitaye ku byo yamwumviseho ariko yarushijeho kumukunda ubwo namubwiraga amateka ye yose. Mama namubwiye ibyabaye byose kuri Solange byose ariko araturikararira. Umva reka nkubwize ukuri naherukaga kubona mama wanjye arira ariko turi gushyingura papa. Ariko sha nanjye wayambwiye numva ikiniga kiramfashe pe ni ukuri Solange yarakubititse. Niyo mpamvu ngiye kumuha urukundo se na nyina batamuhaye nzamubera aho batabaye rwose kandi nzamwibagiza ibihe bibi yanyuzemo. Shano kuri pe uriya mukobwa Solange akwiriye gukundwa noneho wagize n'amahirwe abo umukobwa w'umunyakuri mwa ari nkundi ntiyatinyuka no kukubwira ibyamubayeho nka biriya byose kuko buriya abantu dutinya ko amateka yacu mabi amenywa n'abandi nyamara Solange we sha ntacyo yaguhishe pe. Umuntu utatinya no kukubwira ko yakuyemo inda? Ntacyo rwose Solange rwose nitunabana ndahamya ko ntacyo tuzajya dushinjanya. Ahubwo uvuze ibyo kubana nyine uvuze ibyo kubana unyibutsa ko ejo mwari mufite gahunda yo kujya kwipimisha sida mwagiyeyo? Cyamva twagiye dusanga ni Mutaraga rwose. Reka uretse ko nyine niyo dusanga yaranduye si ukwirarira rwose. Solange bitewe n'umutima mwiza yigirira nari kumufasha nkuko nafasha mushiki wanjye. Ndabyumva ntacyo ari kuzamburana rwose. Mbega byiza. Umva urugo rwanyu ndarushyigikiye ariko sha Munyane uzambabarire ntuzahemukire wa mukobwa. Ndabizi ntabwo uri umuhemu ariko hari ubwo abahungu duhinduka ntuzamuhemukire pe. Ndakubwiza ukuri ko ibizaba byose ndabyiteguye. Nzi neza ko abantu bazajya bavuga ngo nashyingiranwe n'indaya abandi bati nashyingiranwe n'umukobwa w'umukene. Bazabivuga umutima wanjye uzawubwira ko nashyingiranwe n'umukobwa mwiza imbere n'inyuma ngo ruzampa ibyishimo akanatoza abana bacu uburere bwiza. Uretse nanjye nta muntu uzanteranya nawe rwose. Amagambo azavugwa ni menshi ariko ngenda yiteguye nta kibazo mfite. Erega Munyane kuba umuntu yarageze amateka mabi bikanamenyekana byanashoboka ko nyuma yo kuyagira yazanagira akagira amateka meza cyane nayo kandi amateka akamenyekana. Ikindi kandi hari abakobwa bakuramo inda ntibimenyekane ukarongora umukobwa uzi ngo ni umukobwa nyamara yarabaye umugore ariko kuyoberanyaho yigendera gutyo gusa tu. Ahahise nk'umuntu rero ntiyakora ahazaza he. Oya ahubwo urakoze kunshyigikira mwana. Umwanya wanjye rero oya turi inshuti magara pe. Nicyo mbakundira wowe na mama wanjye rwose murashishoza. Mama wazi ubwenge. Ujyane mugurire kamwe dore. Ukuteye nukusabira ngaragura. Je suis vraiment fou de toi. Amaso yanjye niho wareba. Urukundo wampaye rumpa kwifuza kandi sinicuza. Je te promets mon bébé. Ko wishimye cyane ra uri mu rukundo rwagusajije. Yo Matiri bidese mwana. Ni byiza usigaye uririmba indirimbo z'urukundo ntiwareba wagira ngo niwe wazihimbye. Ndi mu rukundo cyane. Umva suko ahubwo zigihe nari ngukene ndashaka ngufashe guhimba akaririmbo nzarimba ku munsi w'ubukwe bwanjye. Ndashaka kuzatunga umugabo wanjye nkamuhagurutsa mana yanjye yankuye kure nkamubwira ngo iki nkahita mubwira funga amaso kamuririmbira humirije banguka ahubwo. Ubwiwe n'ikize ko ubwo bukwe buzaba wenda ntibuzaba ubiki ko ntibuzaba Munyaneza arankunda
kandi ankundira uko ndi nanjye ndamukunda nta cyahagarika ubukwe bwacu pe aho gakira agapapuro n'ikaramu kagapapuro nagasizehera akira ngiyi n'ikaramu nkora iki se bana kera wari uzi kwandika utubaruwa tw'urukundo rero kwandika indirimbo irimo imitoma ntabwo byakunanira fasha rero umbabarire ma singiye kuruhira ubusa nk'umurozi wese mvunitse ngo ndahimba indirimbo wenda ubukwe butazaba ntaba narahiye naruriki ariko se kuri gukunda kuvuga ngo ubukwe bwanjye ntabwo buzaba nkaho hari amakuru bifiteho nta makuru mbifiteho mbabarire ejo batazakubenga ukanyijundika ngo nari mbizi none se kuri gukunda kuvuga ngo ntabwo ubukwe buzaba uri kubiterwa neza ariko Sora uri inshuti yanjye urabizi tujye tubwizanya ukuri niko urareba ukabona Munyaneza atakubeshya uvugishije ukuri urabona Munyaneza yarongora umukobwa nkawe icyambere uzi ibyo wakoze uzi inda wakuyemo uzi abagabo waryamanye nabo kandi byongeyeho Munyaneza ni umukire afite amamodoka n'ibipangu uri umukene sarwariye muri kane mu ndembe za sida ategereje kwipfira none koko iyo wirebye ukareba na Munyaneza ubona yakwemera gushyingiranwa nawe koko ubona atakubeshya bikoze ntuzongere kuntera agahinda ngo data ariko reka nkubwire Matire Munyaneza arankunda ntabwo ambeshya yego ndabyemera ntabwo ahahise hanjye ari heza kuko ntabwo mfite amateka meza nk'abandi bakobwa ariko narahindutse kandi ndagukomeje niba warahindutse se wagarura inda y'umwana wakuyemo wavura se ukamukiza sida arwaye yenda kumuhitana Matire mbabarira rwose uri kunsubiza ahahise kandi Munyaneza yaratangiye kuhanyuragiza niba papa arwaye ntabwo ari njye wayimwanduje sibyo yajyagamo se zayimwanduje iyo yitonda se aba yarabaye kuriya aba arwaye ari mu bitaro none se nta nubwo ufite impungenge z'uko Munyaneza azamenya amabi yawe Munyaneza nta kibazo cye rwose igihe tumaranye namaze kumusobanukirwa ibyazi ntacyo byamuhinduyeho rero ntabwo yaba atarahindutse akibimenya ngo azahinduke twarabana icyo nzi cyo nuko mutazabana Matiri winshi integeye muko nari ntangiye kujya mu rukundo mbabarira winshi intege rwose ndakubwira none se ntabwo uri indaya hari ubwo mbeshya reka Munyaneza azamenye ko wahoze wicuruza sha nzaba ndaya kutazamwara ariko se Matiri ko mbona bigushishikaje ko Munyaneza yanyanga ese ubundi banyanze byagushimisha ma ntago byanshimisha byambabaza ntubize kuri inshuti yanjye ni ukuri pe bakubenze byambabaza habe namba ubwo reka nahe narinje kureba uko waramutse ndebe ko umeze neza nyine mu myiteguro y'ubukwe butazaba ngaho nta kibazo urakoze Matiri ngaho genda utahe urakoze rwose genda rwose ugire n'umuhanda mwiza sawa ndagiye Matilda namwumvise aravugira mu migani ntabwo ashimishijwe n'ubukwe bwanjye Mana nziza ni wowe wandemye ni wowe uzi ibinkwiriye ndabizi nari nkozi ibibi kandi ni wowe wenyine ureba mu mitima y'abantu urabizi neza ko ntabigizemo uruhare namba ni wowe uzi neza ibyambayeho n'impamvu byambayeho Nyagasani wowe ugahora ku ngoma we niba koko Munyaneza nkwiye kumubera umugore utume biba Mana ndabigusabye hari benshi bashinyitse hari benshi bababaye kubera ubu bukwe batifuza ko ubukwe bwaba hari abakobwa beza benshi bafite n'amafaranga bamushaka ibyo ndabizi Mana hari benshi bari kubugera intorezo ariko byose biri mu biganza byawe Mana umugambi wawe kuri njye ni wowe uwuzi kandi niba ubona ko ntamukwiriye byose mbigushyize mu biganza uhoraho kandi Mana ndabizi ko bashobora no kujya mu matwa kanyanga Mana ndabizi ko nkunda ibyo uzakora byose nzabyemera nzabyubaha urakoze Mana ko wumvise isengesho ryanjye urakoze ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo mu izina ryawe rigera Yesu urakoze amen dore wenda hageze maze iriya ndaya rero nka Solange
igashyingirwa mu rupangu nkuru njye nicaye iwacu nyiri mama mbyirire ntabwo natuma biba impamvu Munyaneza ataramwanga nuko buriya nta makuru amufiteho njye rero ngiye kumuhera amakuru ku gihe sindakabati njyewe Matilda baranzi ndabimubwira byose nta kuntu Solange wakuyemo inda n'ukuntu ari indaya n'ukuntu yanywaga ibiyobyabwenge arahita amureka maze twese tumubure ndabizi nanjye Munyaneza ntiyankunda ariko twese tumubure nidushaka twese tuzasazira iwacu amashyiga y'iwacu atubone reka nze nkumange oya nako hano ntibakumanga hano bakanda kuri kano kantu ninde kandi urimo gusona wari biteze ni byiza Munyani ni meza ntibize ni amahoro bijya gusa ariko ntabwo ari amahoro yuzuye wanjye se abaye ikikari ariko nzi ko ari wowe nshuti agira cyangwa byakunda n'ukuntu ntabwo ari ukuntu myeho ndizanye se mu rugo mfite ikibazo uko ibintu ngiye kukubwira nyine biraba ibyanjye ntabwo nshaka kubikubwira ngo ko byaguteranya na sheri wawe kandi ni ukuri urabizi ndi inshuti sinshaka ko rero amabanga yajya hanze ayahe mabanga yaba ufite undi muntu bari gupanga ku bana se bakaba atarabingiye oya ntabwo Solange wanjye yabikora ndamwizera uramwizera cyane ni akazi kajya ukomeza wizera umwana w'umuntu uzavumwa kuvugira mu migani ikikugenza cyabaye ku mugore wanjye Munyani ndumva nashaka kuvamo inshuti yanjye kuko ni ukuri niba atarabikubwiye ugafite impamvu atabikubwiye reka mbireke ubwo ntabona ari ngombwa azabikwibwirira nta nubwo uzabura undi muntu ubikubwira Kigali we neza ubwo wari uje gukora iki hano ubwo ntacyo uri bubimbwire uraje inzira yose uje hano ntacyo uje kumbwira washakaga kundeba nyine umutima umwe uri kumbwira ngo mbikubwire undi ukambwira ngo naba nsenye inshuti yanjye ngaho rero sohoka agenda nzira mu gipangu uba utangiye kuzana ibyo gusenya hano ntabwo dusenya ahubwo turubaka ngaho igenda bayi basi ndabona ubabaye reka mbikubwire kuko ngukunda ni ukuri ubyumve nuko ari wowe ari nk'undi sinabimubwira nukundi nyine nge ndanakwikundira nge nanakubera n'umugore mwiza utazanaguhisha amabanga kuko nge nta n'ibanga mfite naguhisha kuko nta nubwo ndi inkozi y'ibibi sinakuyemo inda nka Solange nta nubwo nanyoye urumogi nkawe kandi sinabaye n'indaya ubu ndeba ndacyari n'isugi ariko Solange we ni ikiraro ngaho komeza n'uruhu mbwira ni ukuri nuko nanze kuzagwa muri uzu rwita ikiziba Solange si umuntu wagira umugore ngo yubake yahoze ari indaya yakuyemo inda yanacuruzaga ibiyobyabwenge kandi nzi neza ko ibyo bintu utari ubizi uko iyo uza kubimenya ntabwo mwari gupanga ubukwe ngo byemere mbese nta nubwo wari warangiza kuvuga nyine nuko nge nkwikundira simba mbikubwiye kandi ni ukuri ntuzatuma amenya ko ari nge wabikubwiye kuko ni inshuti yanjye ariko nubwo ari inshuti yanjye wenda gukunda sinakwemera ko rero aguhinjarika Matilda ngaho sohoka nabyumvise itahire kandi urakoze ni ukuri mba nkwitayeho niyo mpamvu mbikubwiye wicare ubizi ngaho reka ngende murabeho kandi ni ukuri ndagukunda njye niteguye no kukubera umugore nagukura ku kimwaro ni ukuri nakubera umugore mwiza nanakwibagiza agahindura Solange aguteye sawa ngaho igendere nimba ukenera nzagutumaho igicucu buriya azi ko namukunze ntabizi Solange yambwije ukuri abinzira kare rero Matilda ari gusuka amazi ku rutare ari kuvomera mu rutete ukanyara isi Solange azi ko afite inshuti y'umukobwa jya ku Matilda iwanyu ariko ndakwiye kuko ubeshya umukunzi wanjye ko ari inshuti ye nanjye ndaje mu kin'imitwe nzamusebereza imbere ye abona isomo
nakora ikamamagara sheri wanjye zimukoza se katembagare. yewe umva Marceli karameye nyamara ndumiwe sinarinze ko Matilda yabinkora numva akoze ibiti se bigenze bira yewe ntabwo azumvaga ari kuvugira kuri telefone kumvaga ariko sinamenye uwo muvugana wiki yewe umva sheri yarampamagaye ararera ngo tuvugana Matilda avuye kumureba amubwira ko ndi indaya ngo nakuyemo inda ngo ncuruze ibiyobyabwenge ngo ubwo yaragiye kumureba ngo anyenge we ngo aramukunda ngo reka byinshi cyane byo kunsenyera ashaka mbese kuntiribuza ngo amwikundire ngo amwegukane we ngo bibanire ngo azamuhoza agahinda kose namuteye kumva se byashoboka yewe yego ko mana yanjye Matilda twahuranye hano ra ariko gufasha koza amasahani ibaze nawe ninavuye hano abeshya ngo agiye gufunga iwawe yasize adafunze ngo yagufashaga gukora amasuku y'ubukwe da umva ngo byahe ko yari yigiriye kwa Munyaneza kwa sheri wanjye kunsenyera ariko rero Solange njye nari nsanzwe mbizi pe ko Matilda atishimiye ubukwe bwawe na Munyaneza reka ntabwo nari mbizi pe nubwo nari naranze kubikubwira ngo ntaziteranya kuko muri inshuti ariko rwose Matilda ubyumve ko ubukwe bwawe atabwishimiye nta nari nzi pe nari nzi ko Matilda ari inshuti yanjye umva suna namubitaga n'amabanga yanjye yose namwizeraga pe sinari nzi ko ariwe wanyifuriza ibi ndumiwe ari ntujye umureba gusekera rero yewe ngo umubone ashishikajwe no kugufasha mu myiteguro y'ubukwe bwawe ngo ugire ngo aba yishimiye ko ubukwe bwawe bwapfa yewe aba yifuza ko bwapfa pe anyigiraho mwiza nkagira ngo mfite inshuti naho ubundi ni gutya ameze yewe umva sheri wanjye Munyaneza arabimbwiye birantunguye pe na n'ubu sindabyakira ibyo rero ntibintunguye ubimenye Matilda umugendere kure byanakuroga ubukwe bwawe ntibutahe kandi ashatse kukuroga ntiyaguhusha kuko niwe nshuti yawe wizera umva ibyo koko pe umuntu ayimukirwa n'abo yizera ahubwo buriya ntabwo ari ko kagarutse reka nze ngasomere n'undi munsi umva kazi ko rero ntabimenya reka kagere hano ndabona ko ari kuza kabunzabunza utuguru ndagatuka ndakandagaza ukumva uko akameze reka kagere hano karambona oya Sora mwihorere wimutuka rwose umwereke ko utanabizi umuntu naguhisha ko kwanga nawe uzamuhishe kubizi ariko wa mugani reka mureke abanadufasha koza amasafiriya kuko n'ubundi mututse isoni zamwica akagenda atanadufashije kandi hano hari n'imirimo myinshi reka mwihorere ahubwo reka agere hano tumuhe imirimo myinshi niyo twari kuzakora ejo turare tuyirangije dore n'ubundi ari gukora cyane ngo akwiyereke ko ubukwe bwawe bwishimiye rwose oya reka tuze nawe umukoreshe nk'aho utabizi ibindi azabimenya ko wabimenye utakimukeneye reka ahubwo n'uyu mufuka w'ibirayi umva iyi kiro jana twari kuzahata ejo tumusuka imbere awuhate wose awurangiza isi we ahubwo mva ceceka ndakumva dore oya ndi kumureba rwose ndi kumureba suriya se ndi kumureba umva ndi kumureba nkumva namusimbukira mu mutwe nkamuruma mu gihorihori umva ndi kumva namukubita ipanu mu mutwe reba ukuntu ari kugenda mwana mugira vuba ibyo byombo tubyoza abagenzi bacu bazarire ku mafaranga asabira wese nihuse rata sha urihuse rero ntako utagize ma uranyarutse rwose erega sinari gutinda kuko sinashakaga kubavunisha mu mirimo erega ubukwe bwa Solange ni nk'aho ari ubukwe bwanjye rwose tugomba kwitanga turabibona rwose ko mvuye mu rugo nabanje kureba ku ruhande Solange ndabibona rwose ndagukunda rwose kuva kera rwose sinari gutinda mu rugo nzi ko hano mu rugo hari imirimo oya rwose ni byiza turabibona kuri kwita sha uramukunda byo rero ariko se Solange ko uyu mugeni ureka ibintu byose tukari twe tubikora tukakwivunisha n'ukuri inshuti yawe byose turabikora turabyitaho urumva ushaka gukora noneho cyane uririrwa umubaza ariko rero nawe Solange ubanza utazi ukuntu Matilda azi gukora ubu n'ibirayi umutegeye uyu mufuka yarara awuhase wenyine akawurangiza Matiri nibyo ra
shasura napfa kuba ari wowe gusa ko ari wowe ubinsabye sinabikubwiye okay ngaho rero noneho reka tugusuka imbere n'ubundi amafaranga twari kuzaha abantu bo kubihata ari menshi ngaho bubihata natwe turajya kurangiza ibyombo tuze tugufasha sibyo se turi kwisugira ubwoba se si wowe ubyiyemeje nyine urabona nakoreka mbihate icyuma kiri he none injira mu nzu urakibona hejuru y'akabati reka njye kukizana ariko rero nawe sora uzi ko utazi kwihishira uzi ko uri kumuvugisha ufite isese oya nawe nagerageje kuvumbura ko wabimenye oya nyine urumva ndi kureba ukuntu ari kunyigiraho marayika nkumva namusingira nkamufata mu ijosi ariko uzi umuntu ujya kuguteranya kuri sheri wawe urabizi wowe umva musekera musekere nk'uko usanzwe umusekera ukomeza kumuvugisha umureba nawe arakeka ko twamumenye naho nagerageje njyewe nta nubwo njya nshobora kwihishira ahubwo natuguma iruhande urajya kubona ubona ibintu biramfasha ubone ndamusingiye ubone ndamusimbukiye umva akantu kagira utugambo gusa ubu se yarazi ko Munyaneza atarabimbwira ni ukuri hari igihe urabona ibintu ushobora kubona ibintu bihinduye isura umunsi rwose mbabarira nawe wihangana umva twamaze gupanga ko azararaje yuko ubukwe bwanjye na Solange bubu mu gihe Solange nyine azaba ari kurusengera urumva nyine azaba anegereje ngo dusezerane bazajya kumva yumva inkuru ntabwo nyiza ahubwo naraye ndongoye Matilda ariko Matilda yaba igicucu ubu se yabonye ko uzabikora koko nawe arabyemera iyo wazanye icyo gitekerezo reka da nzabaze Solange nk'uko yambabaje ntabwo ko yakuyemo inda nyine nawe nzatuma ntegereza ku rusengero yambaye agatimba ariko mana yanjye inshuti z'iyi minsi nta kigenda kandi ubwo disi Solange yicaye azi ko Matilda ari inshuti ye magara ibyo byoroshye kandi we yari yarapanze ko bazanamwambarira mu bukwe reka da bari kuzaba muri ruhande da baba we hanyuma se Solange warabimubwiye ntabwo nabimuhisha rwose iki kuko agomba no kumwirinda buryo umuntu wifuje kukwicira ubukwe no kukuruka aba yakuruka Solange rero agomba kumwirinda hanyuma se Munyane Matilda uzaza ejo apakiye ibintu bye byose azengaje gushyingirwa uriya nahagera iwawe uzamusubiza yutera uzamubwira gute ko wamubeshyaga shaka ashobora kuhaza yahagera umubwira ko wamubeshyaga akanga gusubirayo yanze gutaha wabigenza uti wabyifatamo ute Munyane ko hari igihe ibintu bitubigira ibikino umwana bikadukoraho ibaze kumva ngo umuntu wari ufite ubukwe ejo ngo umukobwa ngo yamusuye ngo yanga gutaha ninde wakwemera ko utakojejeho mwa akaba ariyo mpamvu yanze no gutaha Solange azaba hari na mushuti we wundi Marceline n'izindi nshuti zabo zose bivuze ko Matilda azabasanga rero cyane mana we ko numva azaba ari umuriro azaza n'ibikapu bye azimushyingiwe agiye kubona abone b'abakobwa bose yarazi ko batabizi harimo n'inshuti ze zose barahari tabizi azamwara azaseba ariko nta kundi wenda n'abandi bakobwa bameze nkawe aha bifuza gutandukanya inshuti zabo sha umva nanjye nzaba mpari wa mugana wa muhanze ndebe n'ukuntu uwo mukobwa mwaragaseba Sheria mbi na haje Mana we muri gukora iki hano ahubwo wowe uri gukora iki hano wambaye ubusa hisha ubwo busa bwawe se nyine twakubonye twakubonye warogoshe di umva Sora karame kora
ariko se Matiri niko mareka nkwibarize niko ubwo wabonaga imipango wari ufite iraguhira umva fata ubukapu bwawe se fana ugende shinguka ubwo rero wabunuje wambaye ubusa reka dukore kuri aka reba uko Matiri mana we uzi ko ugiye kurongorwa mana ayo wowe urasebye uramwaye mana we umva Agape Amanda umva Cynthia we umva muza muretse mumusorere ndabizi murashobotse kundusha umva Agape mufate musora igipangu muza mumufata agenda ariko okay reka shera ze noneho hano ni kwa Munyaneza niwe naje kureba Munyaneza naza n'uwo reka shera uragenda uturumbuje yemwe ariko we uransetsa cyane erega ndahari nuko nari nanze kuza kureba ubwambure bwawe ubusa bwawe butanantera umwaku urumva ngaho nyanyagira ugendese wabonaga ko wantandukanya n'urukundo rwanjye Solange namukundiye ikinyabupfura yeretse mama ibyuko yakuyemo inda n'ibindi ibyo ntabwo nari mbyitayeho rwose ibyo ni ibyahahise byararangiye urumva kandi afite ahazaza h'ejo heza ndabizi rero ngaho genda uramwaye ejo ubukwe bwacu burakomeza nunabishaka uzabutahe nta n'icyo narenzaho nta n'isoni toka Mariseli ubu koko nawe uri hano ukaba watumye bandeba ko bakandebera ubusa reka ngende cyakoze ndasebye ari njye ntiyangerera mu bukwe umva nashaka azaza arebe agashiha kamwice nashaka ziyahure nta soni Matiri gusa uwo mugabo nashyaga narura iki niteranyirije iki ko mbuze umugabo nkabura n'inshuti zanjye zankundaga ubu mu nshuti zanjye nta n'umwe uzongera kunyizera wongeye ku biciro ry'imigani nashatse gusenyera inshuti yanjye magara ubuse koko inshuti none inshuti yanjye yanyizeraga ubuse koko niteranyirije iki koko iyo ntuza ko wenda nanjye igihe cyanjye cyari kuzagera nanjye uwanjye akaza yewe ndabibonye koko ibyo umuntu ntaho bijya baravuga ngo icyawe ntaho kijya okay umva genda tukubone renga genda muri uyu mukino ibyawe ntaho bijya wanditswe na Irankunda Fidel uwakinnye ari Solange ni Ineza Leontine uwakinnye ari Munyaneza ni Hagumimana Valence uwakinnye ari Marceline ni Umwiza Assumpta uwakinnye ari Mathilde ni Munezero Grace uwakinnye ari Eric ni Nkindi Patrick uwatoje umukino ni Ineza Leontine uwafashe amajwi umukino ni Nkurunziza Faustin uwatunganyije umukino ni Umwiza Assumpta studio yafatiwemo amajwi ni Top 5 Sai